Ndabasuje cyane kandi nari mbakumbuye cyane kandi ndabifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2025. Gusa kuri ngewe uyu mwaka ni umwaka w'umugisha, ni umwaka w'impinduka, ni umwaka wo kugana Imana, kugandukira, kuyubaha ndetse no kuyikorera mu buryo bwose bushoboka. Mu karere ka Gicumbi umukobwa arashinja nyina kumutwara umugabo. Uwiduhaye Rebeka utuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba yatangaje ko ari mu gahinda gakomeye kuko nyina yamutwaye umugabo, ubu akaba babana mu nzu nk'abashakanye. Ibyo ngo byatangiriye mu rugo rwa Uwiduhaye n'umugabo bari barashakanye ubwo uwo mugore yari arwaye nk'uko tubikesha nyine inkuru zitandukanye. Ubwo burwayi bwa Uwiduhaye bwaje gukomera, noneho biba ngombwa ko nyina y'imyaka 42 y'amavuko aza kumurwariza iwe mu rugo. Aho ngo niho umugabo we yatangiye kugirana umubano na nyina, kuko ngo baje no gucura umugambi wo kohereza Uwiduhaye wabo bamubwira ko ari bwo azitabwaho neza. Bivuze ko Uwimana Iduhaye yasubiranye na nyina wabo bagasiga umugabo we wenyine. Nyuma ngo nibwo nyina wa Uwimana Iduhaye yatangiye kujya ajya kwirebera wa mukwe we, bakamarana igihe akanataha bwije avuga ko yatinze mu masengesho. Ibintu mu masengesho muri iki gihe ni ibintu abantu benshi bagira impamvu cyane. Ubundi mbere nta muntu wajyaga gukora amahano ngo narangiza abwira abantu ngo nagiye gusenga. Ugiye gukora amahano, ugiye mu busambanyi, ariko ubwiye abantu tuyebetunire mu masengesho. Abantu batinyutse Imana ku rwego rukomeye, batinyutse Imana cyane. Niyo mpamvu isi mubona turimo yugarijwe, nuko abantu batakigira icyo batinya, ahubwo abantu baratinyutse ku buryo bwose bukomeye. Ibingibi ni gukora Imana mu jisho. Iby'umubano wa nyina rero wa Uwimana Iduhaye n'umukwe we byabanje guhihwiswa n'abaturanyi, ariko nta gihamya kugeza ubwo uwo mugabo yamufatanaga n'uwo mukwe wabo tariki 21 Ukuboza 2024 bajyanye guhaha. Yavuze ko ibyo umugore we yakoze ari amahano ku buryo kongera kubana. Yavuze ko ibyo umugore we yakoze ari amahano ku buryo kongera kubana nawe nk'umugore n'umugabo bigoye. Yagize ati ndi mu gahinda gakomeye, kugaruka kwe ubanza byansaba kubanza kunywa umuti mpawe n'abakuru kuko ibyabaye ni amahano. Uwimana Iduhaye yavuze ko ibyo nyina yamukoreye byamubabaje bikomeye ku buryo yumva atazigera mubabarira na rimwe, kandi koko ni agahinda biteye ishavu ndetse biteye n'agahinda. Yagize ati mama yaje kundwaza ku mugabo wanjye, tujya mu bitaro, dutashya nsaba ko najya mu rugo harwazwa n'ababyeyi banjye. Nyuma y'ibyumweru nka 2 mama yarahindukiye ajya kuba ku mugabo wanjye. Mama yarampemukiye ntwara umugabo ku buryo ntazigera mubabarira. Abaturanyi bizo ngo harimo n'abakuze nabo bamagana ibyo Mukandori n'umukwe bakoze ngo kuko ari amahano, ndetse ko mu muco nyarwanda kizira ko umukwe na nyirabukwe bashyikirana bigezaho. Uwimana Iduhaye n'umugabo we bari bafitanye umwana umwe, ariko bivuga ko uwo mugabo afite abandi bana ku ruhande babyaranye n'abandi bagore bagiye batandukana, ariko barabyaranye. Umunyagashingwa w'ibikorwa w'umurenge wa Byumba Ngezahumuremyi Theoneste yavuze ko nta makuru yari afite kuri icyo kibazo, gusa ko kigiye gukurikiranwa. Yagize ati ndavugana n'umuyobozi w'umudugudu asura uwo muryango tumenye ibyabo kugira ngo tubikurikirane. Uwo mugore watwaye umugabo w'umukobwa we yarashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko n'umugabo babanaga. Bivuze ko abiregewe bikamuhama byaba bigize icyaha cy'ubusambanyi gihanwa n'amategeko, gihanwa n'ingingo ya 245 y'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, ivuga ko umuntu wese uhamwe n'icyaha cy'ubusambanyi ahanishwa igifungo kiri hagati y'amezi 6 ndetse n'umwaka umwe. Hano ndashaka kukubwira ko urugo niwe mushinga wa mbere Imana yakoze mu ngobyi ya Edeni, ubwo yubakaga urugo rwa Adamu na Eva. Ariko wibuke ko intego ya Satani ya mbere ari ukurwanya umugambi w'Imana. Niyo mpamvu uri kubona muri iki gihe ingo nyinshi zigeramiwe cyane, ingo nyinshi zigabweho ibitero impande zose, uburyo bwose. Ni ukubera ko nyine intego ya Satani ya mbere ari ukurwanya umugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana wa mbere Imana yakoze ni urugo.
urugo mu ngobyi ya Edeni. Rero Satani yamaje guhirika urugo no kurwanya urugo no kurwanya umuryango, n'itorero ry'Imana riba ryahirimye, riba ryajemo agatotsi, umurimo w'Imana uba warundutse. Rero niyo mpamvu Satani ari kugaba ibitero ahantu nk'ahangaha. Nawe wumve, ubusanzwe umukwe na nyirabukwe mbereho, iyo umwe yahuraga n'undi mu nzira, umwe akabona agiye guhura n'undi, ahubwo yarihishaga. Umukwe yacaga iyindi nzira agakwepa nyirabukwe ngo bataza no guhura kubera igitinyiro. Uyu munsi bigezaho umukwe yurira hejuru ya nyirabukwe akamurongora, akamusambanya. Ni amahano akomeye cyane, ni akaga gakomeye cyane. Ibi bintu ni akaga, ni amahano akomeye cyane. Nshuti bavandimwe, dukwiye gushishoza, dukwiye kwitonda, dukwiye kureba.